n'umugabo w'inkoramabi Kazungu Denis. Aya makuru mu by'ukuri ari gukomeza kubabaza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Amakuru nkuzaniye ateye ubwoba, amakuru nkuzaniye ibi bintu n'ubwa mbere ugiye kubyumva mu matwi yawe. Hari amakuru ahari yuko uyu mugabo ngo ibi bintu ashobora kuba yafatanyaga n'abandi. Donc atari w'iki gikorwa wagitegura ngo abe yavuga nzajya nica abantu ngende mbashyire hariya ngire gute. Ngiye kuza kuba nagaruka kuri aya makuru. Ibikorwa by'uko uyu mugabo yacaga abantu imitwe yarangiza ngo akagira ahandi yagitwara agakuramo ibiki byose, ayo makuru yo ameze gute muri rubanda? Amakuru y'umugore bivugwa ko ashobora kuba yarafatanyaga n'uyu Kazungu, bari ukuntu ngo byagendaga ngo umukobwa bahamagara telefoni wamaze kwica bati bimeze gute, ati kutari gutaha ibintu byajemo ngo yarashatse batuzaza umusure yashatse umugabo akamuhereza umugabo akavugana ibintu nk'ibyo ndaza kuza kuba nabigarukaho. Imitwe 6 ngo basanze mu ndobo, umwe mu bakobwa yasanze mu ndobo arangije bikagira uko bigenda. Ibyo byose ndaza kuza kuba nabigarukaho muri iyi nkuru. Ndatekereza ko hari muri kubona kuvuga nkoranyambaga abantu benshi bari kuvuga ni ukuri uyu mugabo akanirwa urumukwiriye. Benshi bavuga bati iyi si koko ni ukubera ikigeze harindimuka. Abantu benshi bumvaga ngo umubyeyi ngo yabyaye umwana ngo aramuhitana ngo bigenda gutyo, ngo umugore ngo yishe umugabo wiwe. Ibi byo biri kurenga ubwenge bw'abantu, abantu barenga 12. Ibi bintu biri kurenga ubwenge bw'abantu, abantu benshi bakarira cyane, abantu benshi bagasuka amarira bitewe n'aya mahano uyu mugabo witwa Kazungu Denis yaje kuza kuba yakora. None se amakuru y'abaturage batangaza ko nta muntu n'umwe wo muri ako gace wigeze ubura umuntu, ngira ngo n'abantu bari gutangara bakavuga bati se abakobwa uyu mugabo yicaga ko nta n'umwe urata ku muntu byagendaga gute, se bimeze gute? Ibintu nk'ibyo nibyo ngiye kugarukaho muri aya makuru. Itariki ya 5 ejo z'uku kwezi kwa 9 2023 nibwo aya makuru yagiye hanze ko inzego zishinzwe umutekano, polisi na BIB ndetse n'inzego z'ubuyobozi zavumbuye umugabo witwa Kazungu Denis wari warafashe inzu arangije arayikodesha. N'igipangu yakodesheje, hanyuma icyo gipangu gifite igikoni uyu mugabo aragenda acukuramo icyobo itaka hafi yaho yaratuye. Hari umuhanda wakorwaga, iri taka yararicukuraga yarangiza akajya kurivanga n'iryo mu muhanda bari basanzwe bubaka, ku buryo nta muntu n'umwe washoboraga kumenya ngo diri y'uyu mugabo imeze gute. Hanyuma n'icyobo uyu mugabo yari yaracukuye mu gikoni akajya ajugunyamo aba bana b'abakobwa, hanyuma yarangiza yari yarakoze ngo umufundikizo wa beto. Akibaza ibyo byose niba uyu mugabo ari, ntabwo mbize, gusa ni ibintu biri kugarukaho cyane, no gufata umufundikizo wa beto agapfundikizaho ibintu nk'ibyo. Amakuru ajya kumenyekana yamenyekanye ate? Nyirinzu arakleminga ati nyamaze hari umugabo mfite muri iyi nzu yanjye yanze kunyishyura rwose, mwoka byaramwe mutabara. Abaturage barahaguruka bati uyu muturage, n'inzego z'ubuyobozi bati uyu muturage agomba kukuvira mu nzu. Izi nzego z'ubuyobozi zageze mu rugo aho Denis asanzwe acumbitse. Nabonye yabaga no mu kazu keza kabapanga banza ngo niba ari inzu y'ibyumba 2 na salo, niba ari 3 na salo n'igikoni hanze. Igikoni yakoreragamo amabara. Hanyuma bahageze umugabo arabareba mu maso atari kose ati muzi ko iyi nzu koko nayivamo? Ati iyi nzu ntabwo nayivamo kuko abantu nica
mbashyira hariya mu gikoni ati y'inzu yanjye, ati niho mbashyira, ati none murabona inzu nayivamo gute? Amaraso ni mabi Mana yanjye. Byibazeho ibyo bintu, niwe ubica azi ko bitemewe, yarangiza akavuga ngo usibye amaraso nyine nkora mabi, amaraso akagukurikirana. Ntabwo wakwica abantu bameze gutya ngo ube muzima. Ntabwo wakwica abantu bangana gutya ngo ube muzima mu mutwe wawe. Amaraso ni mabi cyane. Hari umugabo nzi yigeze, ni umukire wishyuye umuntu avuga ngo donc umuntu bashaka imbunda bati uzanyicire kanaka. Uwo mugabo yari atwaye ikinyabiziga cyiwe, iyo nkoramabi irangije itanga amafaranga, yamuhereje si ibihumbi binga, wanza niba ari 90 niba arangahe. Uwo mugabo arangije w'inkoramabi arangije amurasha kugira ngo uyu mwicanyi ahunge. Yagiye hafi aho ngaho aho yamwiciye, abantu hari yahinze amasaka, basanga icyo kigabo cyicaye mu masaka arimo yicaye, amaraso amuriho. Benshi baravuga ngo amaraso ntabwo wakwica inzirakarengane ngo bikugwa amahoro. Ntabwo bishoboka. Uyu mugabo ati iyi nzu ntabwo nayisohokamo, mwuka byaramwe mumbabarire, ntabwo iyi nzu nayivamo, dore abantu nica amashyira hariya. Anariho abantu bari kuvuga bati byashoboka ko hari abantu bakoreshaga uyu mugabo, hanyuma akabona arambiwe, akabona ko ari icyo gihe kigeze cyo kugira ngo ibi bintu bimenyekane, abishyire hanze. Anariyo mpamvu abantu bari kuvuga ngo mwuka byaramwe mutubarire uyu mugabo, mumusigasire, atange amakuru, avuge ABCD, bikoresho nakoreshaga nabikoraga muri ubu buryo, byibura namara gutanga aya makuru wenda bizagira ukundi kuntu bigira. Kuko ntabwo abantu rwose ntabwo bari kwifuriza uyu mugabo ko yaba muri sosiyete. Ntabwo abantu bari kubyifuza ko yaba muri sosiyete. Gira ngo imbuga nkoranyambaga hano henshi amakuru ari bati iki kintu mu kibiki bati iki kintu bura wasanga ejo kirafungwa burundu, kikarya ibintu bya leta. Ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Abaturage bararakaye cyane. Naguteguriye ingingo zigiye zitandukanye. Iyo ni ingingo ya mbere nkugejejeho. Ati rwose none mu by'ukuri iyi nzu ntabwo ndayimukamo, abantu nica bashyira hariya. Mu bantu bishwe, muri aba bantu barenga 12 bishwe basanze muri iki gikoni, muri iki cyobo cyari kiri mu gikoni, wumve ukuntu uyu mugabo ari inkoramabi ku rwego rwo hejuru. Ngo basanzemo, donc hariyo ngo umugabo yishe basa, yaramubonye basa, arangije turamugabo nzamukurikirana muhitana. Uyu mugabo uyu muntu basa aramukurikirana kugeza amwishe, nawe ngo amujugunya muri iki cyobo, arangije ibyangombwa byiwe aba ari byo afata, ubu nibyo yagenderagaho. Ndumiwe. Ibyo byangombwa by'uwo mugabo yishe wundi nibyo yagenderagaho. Bakavuga bati niba ari kanaka ni wowe, okay, tambuka. Doko ku buryo abantu nibana ubu nabivuga gute, ku buryo nanakora ibyaha bazashakisha uyu muntu uri ku ndangamuntu, bazashakisha umuntu uri ku ndangamuntu, bamugira bati uyu ntabwo ari we. Birarenze mwabantu, ku buryo n'indangamuntu yagerekana bati ni kanaka. Uwo muntu bakamushakisha bakamubura, donc indangamuntu yiwe bajya kwireba bati ni Kazungu Denisha, uyu ntabwo ari we. Urumva yuba yaramize gutyo. Benshi bari kuvuga bati ibi bintu ni ibintu biri big, n'abantu mwe birarenze cyane. Ni umugabo w'inkoramabi ku rwego ngo aba bantu yari yaricaga, kubera urumva umuntu ngo n'abaturage byageze igihe bakajya babyumva. Uyu mugabo ngo akagerageza uburyo ngo afata ibintu bihumura,
byo kwica umunuko uyu mugabo agateramo akagira gute. Abantu mwe birarenze cyane. Ariko kandi kuri ibi bintu nubwo ngo uyu mugabo yicaga aba bakobwa ndetse n'abagore, ndetse n'uyu mugabo banzani nk'abagabo ngo babiri yishe, donc ngo barenga 12. Ngo hari abaturage bumvaga urusaku muri ako gace uyu mugabo atuyemo. Ngo hari abaturage bumvaga urusaku, donc bakabyirengagiza bakumva ko nyine ari ibintu bisa nk'ibisanzwe. Ngira ngo yagiye gufatwa kwa kabiri ngo ari ukunuko urenze, donc ngo wagira ngo byaragize gutya bisa nk'ibihuriranye. Ariko ngo abaturage muri icyo gihe bumvaga umunuko bamwe bakagira ngo n'imbeba wenda bateze zigapfa, bati wenda kwa Denis n'imbeba nyinshi bateze, ariko biza guhurirana gutyo. Uyu mugabo inzego zishinzwe umutekano bavuze bati sohoka mu nzu, basanga nuko nguko bimeze. Ikindi kintu abantu bari gushingiraho ni umushinga ku buryo icyobo cyacukurwa bikagera naho biga umugambi wo kugipfundikira bakabetona. Benshi bati ibi bintu atari umushinga wizwe, ushobora kuba urimo abantu benshi. Ntabwo umuntu yakwica umuntu wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu bitaramenyekana. Bati se none abo bantu ko nta muntu bazi, ko nta muntu muri karitsiye wigeze utaka ngo wenda ngo Claudine ngo yabuze, cyangwa ngo ibirego bitangwe kuri RIB, imiryango y'abantu itangwe kuri RIB, cyangwa buriya reka ndeke ibi bintu. Narishatse kuba ngo cyangwa buriya murabona bya bintu wenda abantu bapurayinga, wenda ugasanga muri iki gihugu harimo akazi, murabizi ko ari abantu babikora gutyo, cyangwa ni abantu bo hanze bo mu mahanga biyongiye mu bihugu bya Afurika bapurayingaga, cyangwa ni ibintu bisanzwe. Ari abantu bavuga ngo we na hehe ngo hari akazi, abantu bagera bagasanga ni ibyo ngibyo byiberayo. Wenda iyi story n'ibinyemerera igihe nimba nkigifite cyo nateguye kuba nakugezaho iyi nkuru, iyi story ndaza kuza kuba nayikugezaho, y'abantu bavuye mu gihugu runaka barangije bageze hanze bigira ukundi bigenda. Ndaza kuza kuba nimbona igihe kitagiye mu by'ukuri, ndagira ngo donc tugire uko tubiganiraho, tugire uko tubyumva ibi bintu biri gukomeza kuvugwa cyane. Nimbona igihe kigihari ndaza kuza kuba nakugezaho iyi nkuru mpe igitekerezo cyawe. Hanyuma hari abantu bari gutekereza ngo none se uyu mugabo yabicaga ate? Ati yabanzaga kubasindisha. Yabanzaga kubasindisha, hakaba ikintu cyo kuvuga ngo yarabamburaga n'udufaranga turi kuri za mobile money, n'udufaranga turi kuri konte ngo yaradukururaga. Ngo yagiraga gutya yarangiza akagufata ngo konte wenda niba ari kuri mobile money konte akakubwira ati fungura konte online ya Momo, hanyuma amafaranga yose wamara kugira agahita yavoma online nyine. Yarangiza udufaranga twose akadukuraho no ku mabanki yose akayakuraho, yose akayatwara. None rero turibaza iki kintu cyo gusindisha. None umuntu wasindishije, wahaye ibinini, wasinziriye, wahaye ibinini bya Peneriga, ese buriya uwo muntu yagwa nka konti ya mobile money yiwe? Anaribwa abantu bari kuvuga ngo nyamaze Denis Kazungu hari yero umusazi yari afite turubire mu mutwe, ariko abantu bakongera bagatekereza ngo ese mu by'ukuri none se niba arafataga na za online byose akabye. Benshi bakavuga bati uyu ni umushinga yari yarateguye kandi si wenyine. Gutya ndiho ndakugezaho iyi nkuru n'abantu mwe
RIB iracyakora iperereza. Ibi ni ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, ibi ni ibintu biva mu bantu baturanye n'uyu mugabo. Bari basanzwe baturanye, abaturage bavuga bati ni gutya byari bimeze. Hanyuma ubwo ibyo byose yabigeragaho, amafaranga yayavomye, iki cyose yagitwaye, yagiraga gutya agahita akwica ngo agahita akata ijosi ugahita upfa. Hanyuma hari ikindi kintu cyanteye ubwoba, aho muri ibi bintu hari kuzamo umukobwa wafatanyaga na Kazungu Denis. Ngo ubwo umukobwa wenda yabaga ugiye kugura umukobwa mu tubari, kuko nibo bari kuvuga ko ari mu tubari ari ho yibandaga, ajya kugura abakobwa, hanyuma akaba yagukunze ati ngwino tugende nangahe, ati ngwino tujye mu rugo, wamara kugeramo bikaba ibindi bikakubyarira ibibazo. Bivugwa ko ngo uyu mukobwa wabanaga n'uyu mugabo bakoranaga na Kazungu Denis, yagiraga gutya wenda inshuti ngo yiwe, bakabona wenda inshuti y'uyu mukobwa wenda bazanye aho ngaho, hanyuma uyu mukobwa bafatanyaga akabafashe telefone, ati none uzaza kunsura ryari ko nashatse, bakoresheje telefone y'uwo mukobwa, bati none uzaza kunsura ryari ati ko nashatse. Mwabantu mwe birarenze. Hanyuma wenda akavuga ati wenda nzaza kuwa 2 cyangwa kuwa 3 cyangwa kuwa 5 cyangwa nzaza ku cyumweru. Hanyuma uwo munsi wagera, nuko nguko bari gukomeza gutebutsa uwo mukobwa, byitwa ko ari inshuti yiwe. Hanyuma byagira kuri uwo munsi, nuko bagakora amanyanga yo kuvuga ngo noneho njyewe ntabwo ndi mu rugo, reka ngwe nimero y'umugabo wanjye muvugane akurangire. Ubwo urumva nyine ubwo yaramurangiraga, ubwo bageraga mu rugo yamufashe ku gakano, kumwambura, gukora ibiki byose. N'ubundi tena telefone n'ubundi y'uwo mukobwa n'ubundi akaba ariyo bakoresha. Donc biba ikintu cy'igisheni, ni nkaho yicaga abantu basa nkaho baziranye, byasaga ari kwisheni bangahe bose. Akongera wa muntu yishe n'ubundi ati yarashatse, none wazaza kumusura, n'uwo uje kumusura yamara gupfa n'ubundi uwagafata telefone ye ati none kanaka ati ko nashatse mwazaza kunsura hano i Kanombe, ati nuye mu kagari ka Busanza, nuye hano i Kigali, ati muzaze kumusura. Uwo ngo tena bikaza bimeze gutyo. Urumva ubwo bwicanyi bumeze gutyo. Njyewe iki kintu nacyumvise ngira ubwoba. Iki kintu nacyumvise ngira ubwoba. Aya ni amakuru yatanzwe n'abaturage bo muri ako gace uyu mugabo yarasanzwe atuyemo mu Busanza. Bati ni tekinike uyu mugabo yakoreshaga. Uyu mugabo ngo abakobwa yicaga, anaribwa abantu bari kuvuga bati se uyu mugabo ni satani, ni intumwa ya satani. Ngo bivugwa ko ngo yabakuragamo ibyo mu nda byose, yarangiza akabakata n'imitwe. Ngo ndetse ngo ari n'igihe ngo abaturage ngo babonaga ngo rimwe na rimwe uyu mugabo ngo ahetse ibikapu, abantu bakabona ngo ahetse ibikapu, ngo bakibaza batese isi bimeze gute. Ni umugabo wubahirizaga gahunda za leta, umuganda, ibiki byose, agatanga ngo n'ibitekerezo, afite ibitekerezo, akavuga ati gutya na gutya muri uriya muhanda tububatse rwose. Abantu mwe birarenze cyane, tumenye abantu duciringa nabo. Abaturage bakabona ibikapu uyu mugabo abihetse. Tugarutse kuri icyo kijyanye no kuba uyu mugabo ngo yarubahirizaga gahunda za leta, ajya mu muganda. Ngira ngo ubanza ngo niba ari ryari, sinzi ngo yahigeze kuba inteko ngo avuga ko ngo hari abantu ngo bamubangamiye, kuko ngo batera ngamabuye ngo ku nzu yiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Avuga ko ngo bamubangamiye, abaturage bamubangamiye. Birarenze cyane. Ngo hari umukobwa wigeze kuza kumusura,
uwo mukobwa arangije ngo aje donc nari mvuze ngo yaje kumusura, ahubwo nyine byaraje nyine muri iyo gahunda yo gufata abana mu kabari y'abakobwa no kubica gutyo. Hanyuma uyu mukobwa arangije ageze kwa Dennis, ngo sinzi ukuntu inyabijana babonye indobo ngirimo imitwe 6. Uyu mukobwa ngo arangije aragenda agira ubwoba, aramucika. Urumva ngo yashatse kumwica. Uyu mukobwa aramwikura arirukanka. Amaze kwirukanka, nyuma yaho ngo yagiye mu buyobozi, aravuga ati hari ahantu nahabonye imitwe 6 ngo kabye mutabare. Abayobozi ngo bigeze kuhaza, ngo barashakisha, bakora investigation, iyo mitwe barayibura. Urumva niba bimeze gutyo, hakorwa ibimenyetso n'ibiki byose, ni imibare n'ibimenyetso. Ubwo bamusanganye nta gihanga bamusanganye, nyine umugabo baramurekuye arataha. Ariko hari n'amakuru yuko ngo yari yarigeze kurekurwa, ngo ari n'ibintu, ariko ngo afatwa, ngo sinzi ibintu ngo yarakurikiranweho n'ubundi bijyanye n'ibyo gukoresha ibikangisho, iterabwoba, ibintu nk'ibyo ngibyo na cyangwa bibonye ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma uyu mugabo icyo gihe arangije ararekurwa. Uyu mukobwa nyine ikirego kiwe gisa nk'ikibaye imfabusa kubera ko nta gihanga bigeze bamufatanya. Amakuru ahari avuga ko, ngira ngo nkuko nabikugejeje, wabatuye muri aka gace ubwabo bavuga ko nta mukobwa bazi, ndetse nta n'ikirego cy'umuntu yigeze atanga ngo umukobwa wacu yarabuze. Wasanga avuga abantu bazi ko abo bakobwa bashatse, wenda ntekereza ko wenda ariyo tekinike hari bakoresha. Ugasanga nyine uwo mukobwa wundi bakoranaga arakitaba telefone, niba ari telefone 1, 2, 3, bose akabita bakavuga ati se wimutiye wenda hehe, wenda akaba yabeshya ati ndahanga, ati wenda ndi kure, ati se bimeze gute, muzaza kunsura ryari, nyine akabahumuriza. Wenda nariyo mpamvu wenda ikirego kitigeze gitangwa. Urumva umuntu wabuze birarenze. Umuntu wabuze wajya kuri reporting uti bimeze gutya. Ariko niba uwo mukobwa wenda bitaba akavuga ati narashatse, washakiye, nashakiye wenda za Rusizi, cyangwa ndi hafi wenda nko kwimukira wenda Uganda, wenda ndi hafi kujya he, urumva nyine niba wenda umubyeyi yavuga ati ndi safe, umwana wanjye nta kibazo, yarashatse, you can feel okay. Ntabwo watekereza ko yapfuye. Abaturage bavuga ko ngo rimwe na rimwe babonaga ngo abakobwa bagenda basimburanwa muri iyi nzu ya Dennis, kandi ngo abakobwa babareba bakabona ntabwo babazi, bakabona n'abakobwa bashya muri iyo karitsiye. Nk'abantu mwe ibya Dennis ku mbuga nkoranyambaga biri gutera sakwe. Ninkubwira ngo biri gutera sakwe, ayo makuru ndakamarinze. Ibiri kuvugwa mu baturage, amakuru y'ubwino, amakuru yose, n'abantu mwe wumve ko birenze cyane. Ibintu bya Dennis birakaze, ibintu bya kazungu birakaze. Imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abantu benshi bari kugira ubwo bavuga bati nuko nguko, n'abantu mwe birakaze cyane. Reka nsoreza ahangaha, ndakomeza ngo ukurikiranire ibyaya makuru, ariko kandi nakubwira ngo ukomeze ubane natwe. Niba utarakanze subscribe uyikore, ndetse uduhe igitekerezo cyawe kuri ibintu maze kukugezaho bikuvugwa ku mbuga, ubusesenguzi bugiye butandukanye, aya mabara utamenye Dennis yakoze, kazungu yakoze, ubwicanyi yakoze. Ndakeka ko ni byinshi mugejeho utaruzi, wumvise bwa mbere, byumviye hano kuri Shadow 250 TV. Ngaho komeza ubane natwe, ukomeze kandi udukurikire, dukomeze tubane no mu zindi nkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.